nongeye kuguha ikaze nanone ku nkuru yacu y'uyu munsi nanagushimira uburyo ukomeza gukurikira inkuru tukugezaho cyane wowe wumvise igice cya mbere cy'iyi nkuru. Igice cya mbere cy'iyi nkuru mukazana w'ibanga umusore Nkusi yari yatewe indobo n'umukobwa Nadine bari bamaranye imyaka 4 bakundana amuziza ko ari umukene. Mu buryo butunguranye Nkusi aza kuba umurago w'imitungo y'ababyeyi bamureze. Niba warasigaranye amatsiko wibaza niba Nadine nabimenya azasubirana na Nkusi cyangwa se Nkusi akamubabarira, komezanya n'iki gice kugira ngo tunamenye impamvu y'iri zina umukazana w'ibanga ry'iyi nkuru. Ngusaba mu gihe uri kuyumva gukanda ku ibuto ya like hano hasi, waba utaranakanda kuri subscribe ukayakandaho kugira ngo ikindi gice nikiza uzahite wakira ubutumwa bukubwira ko tuyishyizeho. Ntagutindiye reka twumve ibyakurikiyeho. Uyu munsi dutangiriye kuri Nkusi ari kumwe na Derira umubyeyi wa Murezi. Nyuma yo kumubwira amateka yose y'ukuntu ababyeyi be baje gupfa, akaza kwisanga mu maboko ye n'umugabo we Nkusi Denis banamwitiriye izina rye. Nkusi byaramurenze ararira cyane, Derira aramuhumuriza. Nyuma y'igihe Nkusi amaze gutuza, Derira aramubwira ati Nkusi mwana wanjye, ndabizi neza ko uyu ari umutwaro wiyongereye kuwo wari wikoreye wo kuba umukunzi wawe yakwanze, ariko reka ibya kera tubiveho twigira ku bizaza. Uwo mukobwa ngo ni Nadine wakwanze, mwihorere kuko atari we mukobwa mwiza ubaho. Ikirenze ibyo kuko kuri ubu usigaye ufite buri kimwe cyose, buri mukobwa wese ushaka wamubona. Rero n'aka kanya ndagusaba ko mu rwego rwo kumwibagirwa wakwishakira undi uzaguhoza amarira yaguteye. Nkusi aramusubiza ati mama, ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kuba ari umukene akabizira, ariko mbibonera mu ishuri twigamo aho abanyeshuri bose banyanga kuko ari njyewe ufite akazi gaciriritse ndetse ntafite n'ababyeyi, nkaba no mu kageto gato cyane ku buryo bigaragarira buri wese ko mbayeho mu buzima bugoye. Bityo intego yanjye ya mbere ni ugufasha buri wese uko nshoboye, ntazakwenwe nkanjye. Derira aramusubiza ati humura Nkusi, icyakora ntakubeshye njye na papa wawe mbere yo gufata uyu mwanzuro twabanje kubisiganiraho. Rero ndakwizeye kandi nizeye ko ubuzima bushya watangiye buzaguhesha ishema natwe. Nkusi yazunguje umutwe maze areba mama we amukora ku rutugu maze aramubwira ati humura mama, nzi ubuzima icyo ari cyo, ahubwo amasaha arageze reka njye mu kazi batanyirukana uze kunsezerera kuri papa. Derira yarabyumvise aratangara cyane maze abwira Nkusi ati none se Nkusi, na nyuma y'ibi byose ugiye gukomeza gutwarira abantu ibintu mu ngo zabo? Rwose ndakwinginze. Ibyo Derira yabivugaga ashaka kwinginga Nkusi ngo ahindure ubuzima atangira abeho nk'umukire, ariko Nkusi we mu mutwe yari afite ibindi bitekerezo ku buryo yahise asezera kuri mama we ahita amusiga mu rugo, asiga Derira arimo kumwenyura. Ku rundi ruhande hari Muteteri na Sheja bamaze gusangira, bakomeza no kuganira. Sheja ahita amubaza ati ahubwo se ndahura nawe ryari? Muteteri aramusubiza ati wishyuha haguzwe, ariko nawe ndabanza muvugishe mubwire uko bimeze, kandi mubwire ko uri umuntu wo kwizerwa utandukanye cyane na Nadine wamwanze kuko anyizera cyane, nibwo arabasha kubyumva. Sheja yazunguje umutwe maze areba Muteteri maze aramubwira ati ariko Mutete, uwo musore uri kurwanira ishyaka gutyo koko ntibigaragara ko ahubwo umukunda? Umusore ushaka kujya ubona ahora yishimye gusa nawe bikaguha amahoro? Muteteri mu masoni menshi yahise amusubiza ati ariko nawe ahubwo reka ibyo tubiveho, icyangombwa ni uko unyemereye gusa ko azajya ahora yishimye, twaganira nkabona ataruhutse imitima, byanaba ngombwa nawe amasomo arangiye ukaza kumureba mu ishuri ryacu ukanamuyambira, byibuze ukereka abandi bamwibeshyaho ko nawe ari umusore ukwiriye gukunda, sibyo? Nkusi akiva kwa Derira yahise ajya mu kazi ke. Bigaragara ko kuba yarabonye amafaranga bitazamukura mu kazi ke, kandi ubwo bikaba bisobanuye ko afite gahunda ikomeye cyane. Ariko kamoto ke telefone ye yarasonye, ahagarara ku ruhande kugira ngo abanze yitabe. Mu kwitaba yitaba avuga Muteteri, amurangiraho aravuga ko bihuriranye, akaba ari hafi bityo amutegereje akanya gato. Nta byo gutinda umukobwa Muteteri yaje kugeraho Nkusi aparitse, agenda amuyambira. Bamaze gusuhuzanya Muteteri mu masoni menshi ahita avuga ati sha Nkusi, rwose ndabona nk'uko wabinsezeranije umeze neza, Nadine kumubura ntabwo byaguhungabanyije cyane. Nkusi areba ku ruhande maze aramusubiza ati ubwo sibyo nibyo wari ushaka kumbwira koko? Muteteri yazunguje umutwe maze aramusubiza ati hoya pe, ahubwo nyine icyo nshaka kukubwira Nkusi, urabizi ko tuziranye igihe kinini kandi nkaba ntacyo nguhisha kuva mu mashuri yisumbuye, mbese ibyanjye byose ubizi, nubwo wowe uba ushaka kunyihishamo. Rero aka kanya ngufitiye inkuru nziza.
Nkusi uhorana ubwitonzi yaramurebye Muteteri nawe bimutera amasoni, maze akomeza amubwira ati urabizi ko nkwifuriza ibyiza. Hari umukobwa w'inshuti yanjye umusore bakundana aherutse kumwanga yiboneye undi mukobwa uba mu mahanga. Rero nashakaga kubahuza kandi ndabizi neza ko azakwitaho ukishima cyane ko yamaze kumenya ibyakubayeho akanakwishimira atarakumenya. Rero ndagira ngo nawe ufungure umutima mwisungane, azakwibagiza urukundo rwa Nadine, sibyo? Nkusi yaramwenyuye areba ku ruhande, nuko azunguza umutwe maze Nadine ahita amubaza ati mbwira se urabyemeye se? Nkusi ati nta kibazo ndabyemeye, uzaduhuze ninsanga atari umwirasi tuzatangira kuganiraho. Muteteri yarishimye ahita abaza Nkusi igihe azabonera umwanya. Nkusi amusubiza ko babiganiraho nijoro akazi karangiye nibiba ngombwa bazanahura ejo muri kaminuza. Bamaze gusezeranaho Muteteri aca inzira ye, Nkusi asigara yicaye kuri moto iriho ibyo ajyaniye abantu mu ngo zabo. Ahita aruhutse umutima maze arivugisha ati umukobwa nkunda ntabwo ankunda, ahubwo ari kunshakira abandi bakobwa ngo abari bo nkundana nabo. Ese ni ukubera iki ibikomere bibiri bigiye kwikurikiranya koko? Ubwo nakundanaga na Nadine nkabona atanyitayeho, Muteteri niwe wabaga ari ubuhungiro bwanjye, ku buryo hari nubwo nifuzaga ko Nadine twatandukana kugira ngo mbone uko nkundana na Muteteri, ariko nkubahiriza amasezerano nahaye Nadine kubera ko we twahuye mbere. None no mu gihe nari nzi ko ngiye gutera intambwe ngatangira ubuzima bushya na Nadine, we ari kunshakira abandi bakobwa nkundana nabo. Ibi ngomba kubihindura uko byagenda kose. Uyu mugoroba ndarara mfashe umwanzuro ninshake mbe mpubutse. Nkusi yamaze gutekereza gutya atembuturira ku maso. Mbese bigaragara ko yakundaga Nadine cyane, ariko nanone na Mutetera akamwitaho ku buryo amwiyumvamo cyane. Yahise ahagurutsa akamoto atangira kuzenguruka atwarira abantu ibintu byabo mu ngo zabo, kugeza nimugoroba ubwo akazi karangiye akajyana akamoto kuri kampani akorera. Akimara guparika telefone ye yarasonye mu kureba umuhamagaye abona ni papa we Denise. Ahita amubaza aho ari. Nkusi amusubiza ko ari mu nzira ataha mu kageto ke. Denise amubwira ko ari kuva mu rugendo arimo, bityo bahurire muri resitora bare yabo ya mbere iri mu mujyi, amwerekane nk'umuyobozi wayo. Nkusi yahise amusubiza ati ariko papa ntabwo niteguye, ntabwo wareka tukazabikora ikindi gihe? Denise yahise amusubiza ati humura musore, kukwerekana nk'umuyobozi ntabwo bivuze ko hari ibirahinduka ku buzima bwawe, n'ubundi urabukomeza nk'ibisanzwe, no kugira ngo bamenye ko atari njyewe ubuyobozi bukiri mu maboko, kandi urabizi ko byose ari wowe byanditseho. Rero sinzi impamvu wakwanga ibyo ngusaba. Ikirenze ibyo ntabwo ndi kujya impaka nawe, kuko ntabwo ari ibintu byo kukwingingira, ndaje ngusangeyo. Denise yahise akupa, ubundi Nkusi arireba ahereye ku nkweto ze aba yiyambariye ndetse n'imyenda, azunguza umutwe byo kwerekana ko ntacyo bimutwaye, ubundi ahita atega agera hafi ya resitora bare nziza cyane. Akimara kuhagera yahise yinjira agera kuri resebusiyo. Nkusi agikubita amaso umukobwa wicaye kuri resebusiyo ahita agagara, abanyikinya akomeza kumwitegereza cyane. Umukobwa nawe mu kureba Nkusi atangira kumwitegereza uburyo yambaye kuva hasi kugera hejuru, amureba n'isesemi, atangira kumubaza icyo ashaka mu mvugo yo kumukankamira. Nkusi we wari wahezeyo mu mutwe, we yari yatangiye kwishushanyiriza uwo mukobwa mu bitekerezo bye, maze akajya yibwira mu mutima ati uyu munsi ndawukunze cyane, urukundo nakunze Muteteri ariko we akaba ashaka kunyihunza, mpise mbona uzarunyibagiza kabisa. Mbega umukobwa mwiza, ntabwo ari ukubeshya, uyu arutana Nadine n'abandi benshi, uyu mukobwa ni mwiza bigaragara. Uko Nkusi yitegerezaga uwo mukobwa cyane agatekereza gutyo, niko uwo mukobwa yavuye mu ntebe yari yicayeho, aza yegera Nkusi ahita amusunika. Nkusi amera nk'ugaruye ubwenge. Umukobwa aramubaza ati wa musore urashaka iki aha ngaha, ko mbona bahatakubereye? Ku rundi ruhande Denise na Derira bari mu rugo bameze nk'abari kwitegura kujya ahantu runaka, batangira kuganira bavuga kuri Nkusi. Derira ati uriya mwana nubwo nari nabanje kubyanga rwose, ariko nta kumushidikanyaho, umuntu uzi ko twamushyizeho umurage wacu nk'umwana we, agakomeza akazi ko kujyanira abantu mu ngo zabo. Denise aramusubiza ati nari nakubwiye, ariko icyakubwira ko no gutangira kuyobora ibikorwa mu byo twamushyize mu biganza atabishaka, nkaba namuhatirije kujya kuri resitora bare ngo mwerekane. Gusa ariko nanone twakoze ibintu byiza cyane, nzi neza ko izi ndwara turwaye isaha n'isaha zishobora kuduhitana. Rero kuba Nkusi ari we mwana twareze, turamutse dupfuye tukamusiga kuriya kandi ibye bigasigara biribwa n'imbwa, ntibyaba ari byiza cyane. N'amasezerano twahaye se twaba tuyaciye ku ruhande. Derira yahise asubiza Denise ati ariko kandi
nanone ndahangayitse cyane pe. Ubwo nabwiraga Nkusi amateka y'ababyeyi be nkamubeshya, numvaga ntari kwibabarira. Ese kuki tutamubwiza ukuri Denise? Denise yikije umutima maze areba Delila aramubwira ati mada, buriya umwana wese aho ava akagera ntugira ngo amenye ukuri ntiyahinduka. Rero ku myaka Nkusi ariho reka abanza arangiza ibyo arimo kurwana nabyo, azaniyakire ko ari we nyiri iriya mitungo, noneho namenye ukuri byibuze azaba yaraciye n'akenge, azi ko najya kwihorera ari ibintu bizamugiraho ingaruka ku giti cye. Mu bigaragara Nkusi na Delila nubwo bahaye Nkusi imitungo nk'umurage, ariko bari bafite byinshi bamuhisha. Umusore Nkusi aho yarari bamaze kumusunika, umukobwa yaramwegereye amureba mu maso. Nkusi nawe aratwarwa cyane kubera gutangarira ubwiza bw'umukobwa. Umukobwa mubaza mu ijwi rigiye hejuru ati ndabizi neza ko mu hantu hose hano atariho ugenewe kuba wasohokera cyangwa se ngo uze kuhafatira ibyo kurya no kunywa, kuko hariyubashye. Rero nditeguye kugufasha kugushakira uwo ushaka, ukamubwira ibyo ushaka ubundi ukagenda. Ako kanya Nkusi yarebye uwo mukobwa aramubwira ati ndashaka umucungamutungo wa hano. Bidatinze uwo mukobwa yahise ahamagara kuri telefone, haza undi mukobwa amwereka Nkusi amubwira ko ari kumushaka. Uwo mukobwa w'umucungamutungo yarebye abona Nkusi ntabwo amuzi, ahita amuhereza ikiganza aramubwira ati mwiriwe, bambwiye ko muri kunshaka. Nkusi yahise amubwira ati ibyo nshaka kukubwira bigenewe wowe gusa, twava aha nkabikubwira se? Uwo mukobwa w'umucungamutungo yahise amusaba ko yamukurikira bakajyana mu biro bye. Bagezemo amuha ikaze, bigaragara ko yubaha buri muntu wese. Nkusi yamaze kwicara ahita avuga ati amakuru narinzanye nuko uyu mugoroba uwari bosi wanyu agiye kuza kubereka umuyobozi mushya, akaba n'umuzungura we, ni amakuru nari mbazaniye. Umukobwa aramusubiza ati oh, urakoze cyane, uziranye na bosi wacu se? Kuko ibyo yari yabibwiye manager wacu, natwe yabitubwiye. Nkusi yazunguje umutwe amwemerera ko baziranye. Ako kanya uwo mukobwa ahita amubaza niba yamuzanira icyo kunywa bakaganira basangira. Nkusi aramuhakanira, ahubwo ahita amubwira ati hari ikintu nshaka kukubaza, wampaye amakuru kuri uriya mukobwa nsanze kuri resebusiyo? Sha ntakubeshya, uriya mukobwa ndamubonye mpita mukunda cyane, ku buryo nkimukubita amaso mpise niyumvamo kuruhuka imitwaro yose y'urukundo nahuye nayo kuva navuka. Ese wamfasha ukambwira byinshi kuri uriya mukobwa, ko ndi kumva ndi kugurumana kubera we? Uwo mukobwa w'umucungamutungo yahise areba Nkusi ameze nk'umugiriye impuhwe, maze aramubwira ati yo, ubanza warakubititse mu rukundo shenge. Gusa nyine uriya mukobwa yitwa Gentille, nkuko mubonye ukabona ari mwiza, niko abagabo benshi cyane n'abasore bamubona. Gusa uriya mukobwa afite amahame akomeye cyane. Umusore uzamutereta ashaka ko bakundana n'umusore uzaba wihagazeho, afite n'ubukungu bwinshi. Rero nubwo meze nk'uguciye intege, ariko aka kanya ugomba kukamenya ukagabanya intambwe. Nkusi yazunguje umutwe maze ahita avuga ati ese abakobwa ubundi ni ibiki bakura mu mitungo? Ba Nadine ntaho bataba, gusa wowe mfashe umpe nimero ze, ibindi ndaza kubyimenyera. Uwo mukobwa yahise amusubiza ati erega abakobwa twese ntabwo ariko tumeze, twebwe ntabwo dukurikira amafaranga, kandi uri umusore mwiza utagize icyo atwaye, rero wabona umukobwa utitaye kuri ibyo byose. Yabimubwiye arimo kumuha nimero za Gentille, amaze kuzimuha amusezera amubwira ko nibikunda bongera kubonana. Uwo mukobwa amubwira ko nta cyamushimisha nko kongera kuganira nawe. Nkusi mu gusohoka anyura kuri resebusiyo ahasanga Gentille, aramwegera maze aramubwira ati ntabwo ngiye kukubeshya Gentille, sha wambaye neza, muri make urasa neza kandi biragaragara kuri buri wese. Gentille wamurebaga ahereye hasi kugera hejuru amureba ni sesemi, yaramwitegereje ubundi aramubwira ati ngaho urakoze, uwo washakaga se wamubonye se? Ngaho genda nikomereza akazi kanjye. Ako kanya Nkusi yasohotse hanze ajya kwicara ku dutebe twari hanze ategereje Denise, ariko mu mutwe we hakomeza kwiganzamo Gentille. Umukobwa yabonye akamukunda cyane ku buryo yatangiye kwisesasetsa. Ku rundi ruhande aho Muteteri ari muri hosteli z'abakobwa muri kaminuza, yari kumwe n'umukobwa bararana baganira. Muteteri aramusubiza ati icyo gitekerezo ni inyamibwa, ariko nanone kirimo risike pe, haba kuri njyewe na Nkusi amashuri yacu azahagarara. Nkusi urabizi nta babyeyi yagira, kandi kwibeshaho biramugora kubera akazi akora katamuhemba amafaranga menshi. Ubwo se aramutse anteye inda sinaba mushyizeho umutwaro koko? Uwo mukobwa aramusubiza ati ariko nawe mba mbona uri akagoryi pe, ni gute ukunda umuhungu warangiza ukamushumuriza undi mukobwa kugira ngo ubone yishimye?
keretse gusa niba utamukunda. Ibaze rero nubona Sheja akundanye na Nkusi ukanabambarira ku munsi wabo w'ubukwe, uzabyihanganira ubona se babanye bakanabyarana abana Nkusi yishimye, wumve ko nawe wishimye? Muteteri, kanguka, ibi byose uri kubikoreshwa n'urukundo Nkusi umukunda. Ikindi kandi kuba washidikanya ko agukunda, ntabwo wabihamya neza utaramenya ko agukunda by'ukuri. Rero wowe mu bushuti mufitanye, tangira umwiyegereze birenze urugero. Nubona atagukunze, uzakora ibishoboka byose azagutera inda. Ntabwo ari mwe ba mbere muzaba mubanye muri abakene. Nkusi ndamuzi ashyira mu gaciro kubera ubuzima anyuramo buri munsi, twese buratwigaragariza. Azatangira kukwitaho, muzaba mushaka ubuzima nyuma. Uwo mukobwa yamaze kubwira Muteteri gutya azunguza umutwe, ahita avuga ati Sheja se ndamubwira iki koko ko nahinduye umupangu? Umukobwa Nadine na Alex bari muri hoteli baryamye mu cyumba cyiza, biyorosha amashuka, bigaragara ko bishimye. Nadine abwira Alex ati ubundi ibi nibyo buri mukobwa wese akwiriye gukorerwa na buri musore wese, naho biriya bakuvugaho ngo ufite abandi bakobwa musohokana mu mahoteli, ndabizi ko ari ibinyoma, kuko urukundo nkunda ndabizi neza ko urungaragariza. Alex ahita amusubiza ati ahubwo njyewe nari naratunguwe n'ukuntu waba ukundana n'agahungu kameze nka kuriya ka Nkusi. Erega buriya ikintu ugomba kumenya nuko hari abasore twavukiye kugira amafaranga. Ese wari uzi ko imitungo yanjye yose nyikusanyirije hamwe, iyo nyiteranyije usanga ibarirwa muri miliyoni 50? Uza ayo mafaranga ko uramutse nta kindi kintu ukora yagutungana n'umugore wawe n'abana bawe kugeza upfuye. Ibaze rero amabizinesi ndi kugenda nshinga hirya no hino, ni ukuvuga ngo mu myaka yindi 3 nzaba ngeze kuri miliyoni 80, ari nako ngenda nzamuka kugeza mbaye umukire w'umumiliyarderi. Nadine mu gutungurwa kwinshi yahise amusubiza ati wow, koko se ayo mafaranga koko muba muyafite mukaryama mugasinzira? Alex aramusubiza ati niyo mpamvu mba nshaka kuyasangira n'umukobwa ufite ikimero cyiza nkawe, utambuka abantu bose bagasigara bari guhengereza. Muri make ubwiza bwawe kubumenaho amafaranga nibyo bikomeza kubugira bwiza cyane, ukabaho witwa mwiza bitari ibya karemano gusa, ahubwo n'imitako ikugize ikagaragaza ko uri mwiza. Harya ntabwo wigeze wumva bavuga ko kumererwa neza k'umugore bigaragaza umugabo mwiza? Amafaranga yanjye ujye uyarya uko ubishaka, icyangombwa nuko nawe ibyishimo nkenerwa ubingenera nkanyurwa. Uko Nadine yamwenyuraga kubera ayo magambo yuzuyemo uburyohe ari kubwirwa na Alex, niko Nkusi hanze ya restaurant bar yari ari kwisesasesa atekereza umukobwa Gentille yari yabonye, akumva aramukunze agashitura umutima we. Kwihangana bihita bimunanira, afata telefone ahamagara nimero ya Gentille. Mu kumwitaba mubaza uwo ari we, Nkusi aramusubiza ati nitwa Nkusi, ndi wa musore uvuye aho ngaho mu kanya gashize ndi kubaririza ushinzwe umutungo. Gentille ahita amubaza ati none se wa musore we, ninde waguhaye nimero yanjye koko? Nkusi aramusubiza ati nushinzwe gucunga umutungo, ni ukuri numvaga nshaka kukuvugisha kandi nishimiye kumfasha. Ako kanya bari kuvugana, umukobwa ushinzwe gucunga umutungo yahise agera kuri Gentille, ahita akupa telefone. Nuko ahita amubaza ati Imakire, ni gute utinyuka guhereza nimero yanjye umusore w'umusabirizi koko? Uba wumva utansebya? Uwo mukobwa Imakire ushinzwe gucunga umutungo ahita amusubiza ati Gentille, uriya musore niwe uri kwita umusabirizi? Icyakubwira ukuntu ari umwana mwiza cyane, sha azi kuganira, ateye neza, mbese waguha amahirwe yo kuba waganira nawe. Gentille yahise aseka maze aravuga ati rega ndumva waguye mu rukundo, njye nta kintu njya mvugana n'incakarafu kandi nkwiyame, ntuzongere kuntangira nimero ku ngegera zose ubonye. Ubuzima bwanjye utabona mba ndi hano, ariko njyewe nzabana n'umugabo w'umukire ufite ubutunzi buhambaye, rero incakarafu zo kwirirwa zintesha igihe ntabwo mba nzishaka. Imakire yahise amusubiza ati ariko nyamara Gentille, ibintu byo kureba umuntu n'amaso yawe ukamucira urubanza utanazi n'uwo ari we, ntabwo ari ibintu byiza kuko bishobora kuzarangira wicujije. Ni bimwe bavuga ngo ntukarebe igifuniko cy'igitabo ngo uhite ugikeka ikibyanditsemo. Aha reka nkureka, ariko n'inama nakugiraga, ahubwo mpereza nimero ye ndamwihamagarira. Uzi ko ndi kumva wagira ngo ndamukumbuye wana. Ako kanya Gentille yamaze guha nimero Imakire ya Nkusi, ahita ava aho ngaho aragenda. Nkusi hanze w'amashyushyu yari yamubanye menshi, ari kumva akeneye kubona Gentille. Kwihangana biramunanira maze ahita agaruka yinjira muri restaurant bar imbere. Akigera kuri kontwari Gentille ahita amubona ari imyoza. Nkusi ntiyabyitaho, ahita amwegera maze aramubwira ati Gentille, ntakubeshya ibintu byo guca ku ruhande byananiye, nta gihe kinini gishize ntandukanye n'uwo twakundanaga,
ariko nkikubona nahise numva ari wowe ushobora kunkiza igikomere mbitse mu mutima. Muri make ntakubeshye nagukunze kandi kuva hano ntabikubwiye ni ibintu biri kumbangamira nkumva bidashoboka. Ese koko waba ufite umukunzi? Gentille yakomye mu mashyi, abantu bose bari aho hafi ya resebusiyo bahita bahindukira baramureba. Mu bwishongozi bwinshi ahita avuga ati njyewe Gentille nkundana n'umusabirizi? Cyangwa kuva kare hose nari nakwihoreye ndicecekera ugira ngo nuko ntashaka kuvuga? Impamvu nuko muri aya masaha boss wacu agiye kuza kutwereka umuyobozi mushya akaba n'umuzungura w'imitungo ye. Rero nkaba nagira ngo ntaza kugaragaza imyitwarire mibi ugasanga biranyirukanishije. Ariko aka kanya umaze kungera aha. Reka nkubwize ukuri rero, umusore w'umukene w'umutindi nta kintu aba avuze imbere yanjye. Nanyuze muri byinshi ku buryo mu buzima bwanjye nshaka kuzabaho mbana n'umugabo ufite byose, umpa byose kandi w'umukire. Reba izo nkweto wambaye wagira ngo nizo wavukanye. Reba ku gashati katonyotse hafi gucika, urabona uri ku rwego rumwe nanjye. Rero utagerageje kongera kunyinginga, ntabwo nshaka kongera kukubona imbere yanjye kandi umbabariye wamva iruhande. Ako kanya Gentille ari kubwira Nkusi gutyo, umucungamutungo Immaculée yahise ahagera afata ukuboko Nkusi amuvana mu isoni. Abantu bose basigara bari kujujura bagirira impuhwe Nkusi, kugeza ubwo we na Immaculée bageze mu biro bye maze ahita amubwira ati ariko nari nakubwiye uriya mukobwa ntabwo akunda abahungu bagaragara nk'aho badakize. Rero kujya kumubwira hariya ko umukunda ni ukwisebya gusa, humura uzabona umukunzi ugukunda by'ukuri. Nkusi amarira yamanukaga ku matama yahise avuga ati buriya umuntu atandukanye n'umutima we. Nkibona uriya mukobwa nahise nibuka ibyo ndi kunyuramo byose, numva niwe wankiza igikomere. Mukobwa, ndi kunyura muri byinshi ku buryo utabasha kubyumva. Umukobwa twakundanye imyaka irenga 4 yose yanyanze ngo ndi umukene. Undi mukobwa nakunze inyuma yewe ntabwo ankunda, ku rwego rw'uko ancumuriza abandi bakobwa ngo abe ari bo bankunda, ku buryo ntatinyuka kumubwira ko mukunda. Ariko nkibona Gentille nahise mubona mu ishusho nk'iya marayika murinzi, ko ari we wankiza ibi bikomere byose. Ariko nawe nsanze ntaho atandukaniye n'abandi. Sinzongera gukunda pe. Hashize akanya Nkusi amaze kuvuga gutyo, telefone ye yarasonye, yihanagura amarira abyuka mu gituza cya Immaculée wari umukikiye. Yitaba avuga ati karame papa, ndi hano mu biro by'umucungamutungo. Sawa reka ndaje gatoya. Ako kanya Nkusi yahise yisegura kuri Immaculée avuga ko agiye, nuko asohoka anyuze kuri resebusiyo. Bose bamuha urw'amenyo kugeza ageze hanze asanga imodoka ya papa we muri parikingi. Denis akimukubita amaso yahise yumirwa aramubwira ati Nkusi warasaze? Uratinyuka ukaza hano muri iyi restaurant bar wambaye gutya kandi ubizi ko nje kukwerekana nk'umuyobozi mushya wayo? Ubu siyo ntumvira mama wawe sinkuzanira imyenda ntabwo bunsebeje? Ese uratangira kwakira ryari ko ufite imitungo ugomba guhindura ubuzima? Nkusi yikije umutima maze areba Denis maze aramusubiza ati papa, umuntu udafite imitungo n'ubutunzi uko abantu bamufata nibyo biba ari ibyanyabyo, naho ufite imitungo we inshuti agira, uko bamutwara n'uburyo bamwubaha byose biba ari ibinyoma. Ese muri ibyo byose ni iki wakwishimira? Nta gihe gishyizemo mpaye imitungo, ariko kuba bitaramenyekana mu bantu bose tuziranye biracyampa amahirwe yo kumenya neza abo nzabana nabo igihe nzaba mfite imitungo bizwi. No kuza hano nuko nzi ko hari abarimo batanzi, nubwo uwo nari narishingikirijeho nkimubona nawe antengushye. Denis yazunguje umutwe maze aramusubiza ati ariko ibyo ni ibiki ubuvuga? Injira mu modoka wambare vuba uze njye kukwerekana. Nkusi yinjiye mu modoka yambara. Denis amubwira ati Nkusi, impamvu muzanye hano ntabwo ari ikirori cya nyacyo cyo kukugira umuzungura w'imitungo, ahubwo nuko nshaka kutangira gukurikirana imitungo irimo hano nk'umusore, kuko havugwamo ubujura bukabije. Rero nka nyirabyo ukiri muto uzabasha kubyikurikiranira. Nkusi yamaze kwambara papa wamusaba kumukurikira bakinjira akajya kumwerekana. Denis akinjira abakozi bose bahise bateranira imbere ya resebusiyo maze atangira avuga ijambo ati mwese murabizi ko nabateguje ko ibikorwa n'imitungo y'umuryango wanjye byose byabonye umuzungura mushya. Aka niko kanya ko kumubereka, ariko ntabwo ari ikirori nyirizina kuko ibyo ni ibintu tuzategura. Ariko muri aka kanya kuko ndi kunanirwa, byaba byiza muzungura w'umuryango wanjye umwe agaragaye agatangira gukurikirana ibyo twamuhaye nk'ababyeyi be. Aka niko kanya rero, musore egera imbere. Ako kanya Nkusi yahise yinjira mu myenda myiza cyane, ipantaro n'agatisheti, ipantaro y'agatisi n'ishati nziza y'umweru, arenzaho agakote n'inkweto nziza. Akimara kwinjira abantu bose bamuhanga amaso.
agera imbere ya Denise amuzamura ukuboko, mu magambo make Denise aravuga ati uyu niwe muzungura wanjye. Ako kanya Gentille mu kumukubita amaso yahise agwa mu kantu. Imaki iratungurwa yifata ku munwa. Denise asaba Nkusi ko yagira ijambo avuga, nuko Nkusi aravuga ati nizere ko mwese tuzakorana neza murakoze. Denise yasize Nkusi avuga ijambo agenda agana mu biro by'umucungamutungo. Abantu bose bamaze gusubira mu kazi kabo, Gentille ahita abwira Nkusi ati se kuki utari wambwiye? Ni ukuri mbabarira, ntabwo nari nzi ko ari wowe muyobozi wacu mushya. Nkusi aramusubiza ati ibyo se byari guhindura iki ku byabaye? Nkusi yahise ava aho ngaho agenda akurikiye Denise. Nuko Imaki irabwira Gentille ati nari nakubwiye ko atari byiza gucira urubanza igitabo utaramenya ibyanditsemo, none kwanga kwiyoroshya kwawe imbere y'umusore utazi bikwirukanishije no mu kazi. Nkusi amaze kugera kuri Denise yahise amubaza uko yumva bimeze. Nkusi amusubiza ko yumva abangamiwe cyane no kwambara iyo myenda, bakaba batinze kuva aho ngaho ngo ahita yikuramo igitaraganya. Denise yatangiye kugira inama Nkusi y'uburyo agomba kwitwara mu gucunga umutungo, kugeza ubwo Immaculee yahageze akabaza Nkusi impamvu atari yamubwiye ko ari we muyobozi mushya. Nkusi aramwihorera. Ntabwo byatinze Muteteri na Sheja baje gutegereza Nkusi aho basezeraniye ko barahurira. Gusa mu mutima Muteteri akajya yivugisha ati mana, ndakwinginze Sheja nahura na Nkusi ntibaze guhuza, nibiba ngombwa banashwane kuko ntabwo nakwihanganira kubona urukundo rwanjye baruntwara. Nkusi bidatinze yahise ahagera, ariko uburyo bari bicaye yaturutse inyuma ya Sheja atamureba. Muteteri wamubonaga abwira Sheja ko Sheja atahwa n'ubwoba kubera ko agiye kubonana n'umusore bashobora kujya mu rukundo. Nk'ibisanzwe Nkusi yari yiyambariye imyenda isanzwe, bigaragara ko atarafata umwanzuro wo guhindura ubuzima nubwo ari umukire. Akigera kuri Muteteri yaramusuhuje, ariko agihuza amaso na Sheja ahita asimbukira hejuru maze aravuga ati buretse gato, ntabwo uri ka gasore kankubise umutwe muri banki? Nkusi mu kumwenyura yamuhereje ikiganza, Sheja aracyanga. Nkusi ahita yicara maze Sheja ahita ahaguruka avuga mu ijwi rirenga ati Mutete, uyu niwe musore wambwira gushaka kumpuza nawe? Byibura wavugaga ko umukobwa wamwanze ngo nuko ari umukene, nkagira ngo ni umukene byibura ubasha no kwigurira imyenda, naho burya n'uyu mutindi nyakurya. Uyu se wampuzaga nawe kugira ngo azamarire iki? Ntabwo uzi ko papa ari manager wa banki ku buryo yazaterwa isoni no kubona nkundana n'umusore w'umutindi ujya gusabiriza no muri banki koko? Kuva uyu munsi ubushuti bwanjye nawe burangiriye ahangaha kuko nta kizu unyifuriza. Sheja yamaze kuvuga gutya arahaguruka ahita yikubita aragenda. Mu mutima Muteteri avugana isengesho rishimira Imana kubera ko atekereza ko ubwo bipfuye inama yagiriwe yo kwizirika kuri Nkusi ari yaragendera. Ku rundi ruhande Nkusi nawe yivugishaga mu mutima atese kuko umukobwa nzi neza utaryarya ko ari Muteteri, ni ukubera iki nta bushobozi mfite bwo kumwiyegurira akankiza igikomere mfite? Nuko Muteteri aramwenyura maze abwira Nkusi ati Nkusi mbabarira, ntabwo nari nzi ko. Ako kanya Nkusi yamuciye mu ijambo maze aramubwira ati humura Mutete, ntabwo wari uzi ko Sheja ari we mukobwa twagonganye muri banki. Humura ntabwo nkurenganya, ahubwo reka twiganirire bisanzwe, ahubwo se amakuru y'ubuzima? Muteteri yikije umutima maze aramusubiza ati ni kwa kwihambira nyine, nkomeje kubera umutwaro abandi bana ku buryo noneho basigaye banyinuba bakanabinyereka kandi mbere barabimpishaga. Urabizi ko nta yandi mahitamo mfite kuko ntaho najya, kandi niba nawe uri umuhungu ubasha kwishakira akazi ukora wiga. Nkusi, kuba imfubyi si ikintu mwana. Nkusi yikije umutima maze aramusubiza ati humura Mutete, ibibazo bizakemuka kandi nanjye nzagufasha uko nshoboye. Muteteri yahise amwenyura maze aramusubiza ati yego umufasha we, uzamfasha uko nshoboye kandi nawe utifashije. Icyakora nzagusengera mu mutima wanjye wose kugira ngo ugere ku rwego rwo kumfasha. Nkusi yaramwenyuye ahita amusubiza ati ariko ayo magambo ukunda kumbwira n'ayiki? Wakwisengeye nawe ukabasha kwifasha? Ubwo gahunda yacu ipfuye se ngakomeza kuba umuhombyi nk'uko bakomeza kubinyitirira? Akasi ko kanya ko gutahara? Muteteri yahise ashigukira hejuru maze aramusubiza ati oya Nkusi, hari ikintu nshaka kukubwira.